ihame ry'umunsi. Turi mu mwaka wo gukira ku buzima bwawe, ku bugingo bwawe, ku gihugu cyawe, aho uri hose. Ihame ry'umunsi. Ibyahishuriwe Yohana igice cya 2 umurongo wa 7. Ufite ugutwi yumva iby'umwuka abwira amatorero. Unesha nzamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Amen. Shuti mwene data, mwifurije kunesha isi n'ibiyikorerwamo bibi byose. Uzabineshe, wowe ntuzabikore, uzabitsinde ntibizagutsinde. Unesha nzamuha kurya ku giti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Muvandimwe, hari byinshi wagiye unesha, ariko ndakwifurije gukomeza kunesha. Uzageze kuri wa mwuka wa nyuma cyangwa se kuri wa munota wa nyuma, aho uzumva ryajwi rivuga ngo byose birarangiye, ugasanga umwami wawe cyangwa se ugasanga umwami wacu ku bicu, ukajya kurya ku giti cy'ubugingo. Bibiliya iravuga ngo nibyo amatwi atigeze yumva, nibyo amaso atigeze abona. Mwifurije kunesha, inshuti zose zawe nzifurije kunesha, ndetse n'ababandi bose muziranye n'abo mutaziranye nawe ubifurije kunesha. Shoje nkubwira ngo ibuka uriwe biri mu bigize amahame. Shalom.